Reka nk'uwo ikaze wo kuke ku Mugereka TV, Imana iguhe umugisha. Ngira ngo muri mwese nta muntu utazi Bibiliya. Uwagize amahirwe yo kurambura Bibiliya yasanze Bibiliya igabanyijemo ibice bibiri, Isezerano Rishya n'Isezerano rya Kera. Uwasomye mu Isezerano Rishya yasanze igitabo cya nyuma ari ibyahishuwe, ndetse no muri Bibiliya yose muri rusange igitabo cya nyuma ni ibyahishuwe. Ese wari uzi ko mu byahishuwe havuga akaga kari kuba muri ino minsi? Wari uzi ko mu byahishuwe ariho havugwa umwanzi wa Kristo ariwe witwa Antikristo? None se wari uzi ko mu byahishuwe ariho havugwa intambara ziri kuba muri ino minsi? Ariho havugwa ibyorezo biri kuza muri ino minsi? Ariho havugwa ubusambanyi buri kuza muri ino minsi? Byari byaravuzwe kera mu myaka nk'igihumbi yashize, none ubu ngubu biri kuba, kandi byari byaravuzwe ko bizaba, none ubu ngubu biri kuba. Niba ushaka kumenya ibirimo byose nibyo tugiye kumva muri kino kiganiro. Icyo ngusaba ni ugukora subscribe, nimba waryohewe n'ikiganiro ugakanda like, ndetse ukanajya muri comment ukatubwira ukuntu ikiganiro wacyumvise, tugakomeza tukabana. Erega ni ugufashanya kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi tube benshi, tuzamurane muri rusange. Ibyahishuwe ni igitabo cyanditswe n'umugabo witwa Yohana, aho yari afungiwe ku kirwa cy'Ipotimosi, igihe ku butegetsi bw'Abaroma bari baramufunze bamuzira kwemera Kristo cyangwa se gukorera Kristo, ko ntabwo babyemeraga, bamufungira ku kirwa cy'Ipotimosi. Aho ku kirwa cy'Ipotimosi niho Yesu Kristo ubwe yaje kumubonekera, amubwira ibintu bigiye kuzaba kuri ino si. Mu bintu bigiye kuzaba kuri ino si yamubwiye harimo icyumweru cy'akaga. Icyo cyumweru cy'akaga nicyo nje ngo tuganireho uno munsi, icyumweru cy'akaga. Ubundi iki cyumweru cy'akaga niko kera babibaraga. Icyumweru cy'akaga kiba kigizwe n'imyaka 7 kuri ubu. Icyo gihe cyari icyumweru, ariko kuri ubu ngubu icyumweru cya kera ni imyaka 7. Imyaka 7 rero bivugwa ko igice cya imyaka 7 ubwo uyigabanyijemo kabiri, ubwo ni imyaka 3 n'ibice 5, n'imyaka 3 n'ibice 5. None mu myaka 3 n'ibice 5 ya mbere bivugwa ko ari igihe gisa nk'icy'amahoro, gusa ubuyobe nibwo bwari butangiye, cyangwa nibwo ubuyobe buba butangiye. Noneho imyaka 3 n'ibice 5 ya nyuma ngo ni igihe cy'akaga gakomeye cyane. Noneho hakaba ibindi bintu bigaragaza icyo cyumweru cy'akaga. Icyo cyumweru cy'akaga cyangwa se iyo imyaka 7 y'akaga. Ikintu cya mbere kiranga icyo cyumweru cy'akaga ngo hazaboneka umwanzi wa Antikristo, ariwe Antikristo nyine, umwanzi wa Kristo ariwe Antikristo, ngo azayobora. Ahangaha iyo abantu benshi basomye mu Itangiriro cyangwa se basomye mu Batesalonike igice cya 2 guhera ku murongo wa 3 kugeza ku wa 4, niho wagenda ugasoma ukabona bino bintu gukubwira. Abatesalonike igice cya 2 guhera ku murongo wa 3 kugeza ku wa 4, niho hagaragara umunyabyaha cyangwa se umwanzi wa Kristo, bigaragara ko azayobora isi. Wenda katuvuge isi azayobora, handitse ko umwanzi wa Kristo azayobora ariwe Antikristo. Iyo abantu bumvisha bino bintu, bamwe bitewe n'imyemerere yabo cyangwa se abantu basomye, cyangwa tuzajya tubyinjiramo ikindi kiganiro kizakurikira nicyo nzabaha, bigaragaza ko uyu Antikristo bavuga uzayobora ari papa. Ntabwo ibyo nje ngo dukomeze kuri kano kanya, ariko bivugwa ko ari papa ubuvugwa w'iki gihe. Ni papa wavugwaga ko bino bintu mwibuka ko byanditse kera mu myaka 1000 yarangiye, cyangwa se 1000 bingahe. None ubu ngubu nibwo biri kuba, kandi biba byahanuwe ko bizaba, none byatangiye kuba. Mwibuka ko tukiri mu cyumweru cy'akaga. Antikristo, icyo ni ikintu cya mbere cyatubwira ko umwanzi wa Kristo ariwe Antikristo azayobora. Ikintu cya kabiri ngo azasinya amasezerano y'amahoro n'ubwoko bw'Imana, ariko azayica ageze hagati. Igihe ubwo nuvuga ngo uyu Antikristo azasinyanya amasezerano n'ubwoko bw'Imana,
amasezerano y'amahoro n'ubwoko bw'Imana, ariko ayo masezerano ntabwo antikristo azayakomeza nk'uko bazaba bayasinyanye, azahita ayiciramo hagati. Bino bintu bitekerezeho neza, utekereze na papa nandi ukubwira kuri ya ngingo ya mbere, urahita ubihuza ugenda ubyumva, utekereze urebe ibintu papa yagiye akora nuko byagiye bigenda. Kandi usomye Bibiliya ikubwira ko uwo antikristo azaza akayobora, agashaka gushyiraho amategeko mu rusengero, azaza ayobore, ajye mu rusengero abwirize, yigaragaze nk'Imana, ashyiraho amategeko mu rusengero. Kandi nta wundi muntu wemerewe gushyiraho amategeko noneho mu rusengero rw'Imana. Imana yaduha amategeko 10 yo kugira ngo tujye tugenderaho. Undi muntu uzazana amategeko ye noneho mu rusengero rw'Imana, wowe urumva uwo muntu azaba yishyize hejuru y'Imana, kandi nta muntu uri hejuru y'Imana n'umwe. Iki kintu mu gitekerezo neza, uhita ubihuza n'ukuntu papa bayo. Ntabwo ibyo nje ngo tuganireho, nta n'idini ngiye mba mbogamiyeho, ni ikiganiro turi gukora kugira ngo mwiyungure ubumenyi. Ingingo ya 3, hazaza ibyago bikomeye birimo intambara, inzara, indwara n'ibiza byibasira isi. Ushaka kubona bino bintu wasoma mu Byahishuwe igice cya 13 guhera ku murongo wa 16 kugeza ku wa 17. Niho bigaragaza ko hazaza ibyago bikomeye cyane birimo intambara, inzara, indwara n'ibiza bizibasira isi. Kandi ibi byose iyo ni ingingo yumvikana, tutakirwa tujya no gusobanura ko intambara zo murazibona zabaye nyinshi, inzara yarateye, indwara zaza z'ibyorezo, murabizi hagenda haza ibyorezo za corona n'ibyorezo byinshi, kandi mwabibonye ko biza bigahungabanya isi. Icyo ni icyago cya kangahe? Cya 3 mu biranga icyumweru cy'akaga, cyangwa se imyaka 7 y'akaga. Icya 4, ikimenyetso cy'inyamaswa kizategekwa abantu kugira ngo bagure cyangwa bagurishe. Ushaka nabwo gusobanukirwa bino bintu, wagenda ugasoma mu Byahishuwe igice cya 13 guhera ku murongo wa 16 kugeza ku wa 17. ngira ngo mwagiye mwumva bavuga ngo bazazana ngo ikimenyetso, bajye batera abantu mu gahanga cyangwa babashyire ikimenyetso kugira ngo umuntu ajye abasha kugura, ajye ahantu mu iduka cyangwa se mu isoko agure cyangwa se agurishe bimworoheye. Kandi bivugwa ko umuntu atazemera ko bamushyiraho kino kimenyetso mu gahanga, umuntu azaba yemerewe kugura cyangwa kugurisha. Kandi Bibiliya ikatubwira ko umuntu uzemera gushyiraho kino kintu azaba yitandukanyije n'Imana. Ibi ni ibintu mugomba kumva, mba ngomba kuza nkababwira. Niyo mpamvu mbasaba gukora subscribe. Ni ibintu mba ngomba kuza nkababwira, ni ibintu bijyanditse muri Bibiliya, ni ibintu byahanuwe ko bizaba mu minsi ya nyuma. Kandi bino bintu koko byaravuzwe, hari naho byatangiye gushyirwa muri bino bihugu bigiye bikomeye hano muri ino si. Ni iterambere, abantu bagenda babifata nk'aho ari itembera gusa, ababa babikora baba babizi ko uyu ni sekibi uri kugenda ukorera mu bantu, akaza kugira nyine yigarurira isi. Nuko nabibabwiye, kujya yigarurira isi, agenda azana bino bintu. Kandi ni ibintu byahanuwe ko bizaba, none bigiye kuba. Ni ibintu byahanuwe mu myaka yarangiye, ibihumbi bingahe byarangiye, gusa ubu ngubu nibwo biri gusohora, kandi ubuhanuzi burasohora koko. Iki kimenyetso rero ngira ngo mwese murabizi ko byagiye bivugwa ko iki kimenyetso kizaza, bagashyira abantu mu gahanga, utazabyemera ngo azaza nicwa, cyangwa ngo nabe yemerewe kugura, nabe yemerewe kugurisha ngo azicwe n'inzara. Icyo ni ikimenyetso cy'akangahe cya 4. Ikimenyetso cya 5, abantu benshi bazicwa bazira kwizera Kristo. Ibi ni ibintu twagiye tubona hamwe byatangiye kuba, aho abantu bagenda bamamaza ubutumwa hirya no hino bizera, gusa nyine bamwe bakagenda bafungwa. Niyo unarebye muri Bibiliya ukagenda usoma, usanga ko hari abantu bagiye barengana bicwa, uhereye no kuri Yohana wabonekewe bino bintu ndi kubabwira, nawe yari afunze kubera bari baramufungiye ahantu ku kirwa kubera kugira ute, kubera kwizera Kristo. Ugiye unasoma Bibiliya ukareba, hari abantu benshi bagiye bazira cyangwa bicwa kubera kwizera Kristo.
ibi ni ibintu n'ubu kandi biriho, bamwe mugenda hamwe ahantu hamwe namwe mugenda mubibona cyangwa mubyumva, ni ibintu biriho. Iyo ari ingingo ya 5. Ingingo ya 6 ari nayo ya nyuma iravuga ngo Satani azagerageza kwigarurira isi. Niba ushaka kubisoma neza ugende usoma mu Byahishuwe 12. Ibyo byonyine n'izi ngingo zose twahereye ku ya mbere kugeza ku ya 5 yagaragazaga ko ari ibintu Satani we yagiye apanga akabikoresha abandi. Noneho ingingo ya nyuma iravuga ngo Satani azagerageza kwigarurira isi. Azagerageza kwigarurira isi akoresheje abandi cyangwa se nawe ubwe agiye akoresha ibintu. Murabizi ni byinshi Satani yagiye azana. Ibyo byonyine abapasiteri bamwe na bamwe bagenda bakoresha imbaraga z'umwijima, tukagira ngo ni imbaraga ziva kuri Kristo cyangwa se ziva ku Mana, ariko bamwe tugenda tubamenya ibyabo bigiye hanze ko bakoreraga imbaraga babaga bafite ari za sekibi. Urumva nabyo byonyine kwizera umuntu biragoye. Niba n'abapasiteri batubwiriza bagenda batubeshya bakorera Satani, urumva ni ibintu bigoye. Kugira ngo batuyobye ni ibintu byoroshye, twarabakurikiye. Niyo mpamvu Satani yaje kudupfira. Kera ubundi ngo kugira ngo uhure n'Imana uragendaga ugatamba igitambo, ugafata wenda nk'intama ukagenda ukayitamba, nibwo wabasha kuganira n'Imana. Gusa ubu ngubu Kristo yaje adupfira twese muri rusange, yabaye igitambo cyacu. Buri muntu afite uburenganzira bwo kwihura n'Imana ye bakivugana bitewe n'imyizerere ye. Kristo yari yadupfiye, nta muntu umwe tugomba kwizera. Naho abapasiteri bacu bagomba kutwigisha, ariko natwe tukiga, tugasoma, tugafata Bibiliya tugasoma, nibwo tuzabasha gusobanukirwa iby'iyi si. Ibi nababwiraga ni icyumweru cy'akaga kiri mu Byahishuwe. Niba mushaka kubisoma neza mwajya mugasoma mu Byahishuwe igice cya 12 n'icya 13, byose ndakeka ariho bibumbatiye, mukagenda namwe musobanukirwa. Gusa icyo nabasaba ni ukwizera, mugashikama, mugasenga, mukizera Imana, kuko ibintu biri hano birakaze, kandi murabona ibyahanuwe biri kugenda bisohora, nka bino byose mbabwiye byarasohoye. Murumva ko imperuka iri hafi. Icyo nagusaba ni ukwizera, ugasaba Imana ikazaye kugenda imbere ikagufasha muri byose, tugakomeza kubana. Icyo ngusaba ni ukora subscribe, ukajya muri comment ukatubwira ukuntu ikiganiro wacyumvishe, kandi niba cyanakuryoheye cyangwa cyagufashije ugakanda like. Ciao ciao.